Yes guys, nongeye kugura ikaze kuri The Truth Inside nkubwira ngo uri kumwe nanjye Bahati Chris aka nkubwira ati stay the tune nanakwibutsa gukora subscribe kuri channel yacu ariyo The Truth Inside kuko niyo cyane guhereza umwimere w'amakuru arimo kugenda avugwa hirya no hino. Tudatinze rero ndashaka kuhita ngutangira ikiganiro cyangwa se amwe mu magambo arimo kugenda avugwa hirya no hino kuri social media. Na handi rero birimo birabira nahanga kuri The Truth Inside aho tugiye kugana ku bamwe mu bahanzi bacu b'ibyamamare mu Rwanda ariwe The Ben ndetse no bita Bruce Melodie aka Morokore aka Munyakazi. Guys, nongeye kukwibutsa rero haciye iminsi mikeya nk'iminsi nk'itanu cyangwa se nk'ine hasohotse amwe mu majwi ya The Ben aho yakoze imwe mu kiganiro avuga bamubaza icyo yaba yarapfuye hagati yiwe na Bruce Melodie. Nta kindi rero yahise avuga, nta kindi cyo kwita arenzaho. Yaravuze ati njyewe mu by'ukuri nta muntu ngengera na bifu, nta muntu n'umwe ngirana ikibazo na kimwe, ndi umuntu utuje kandi se witonda kandi wumva abantu bose, wumva ikibazo cya buri wese. Ariko icyabaye hagati yanjye na Bruce Melodie nuko hari igihe yigeze kuza aje kundeba inza kuvuga yuko nabashije kuba naboneka kuko njyewe muri njyewe hari umukino nkunda gukina umukino wa PlayStation. Uyu undi nayo baba mutaye ku ruhande. Nicyo ngicyo rero niho beef yahise itangirira, niho beef kugeza na n'ubu. Nizi mbabazi The Ben arimo arasaba nukubera icyo kibazo cyabaye. Ariko nanone guys, dushize mu kuri cyangwa se mu buryo bwo bwumvikana nago ibingibi biba bikwiriye kabisa hagati y'aba bahanzi, ubundi bakagwiriye gushira hamwe bagateza umuziki imbere ukagera ku rundi rwego nk'uko ubundi ibindi bihugu byagiye bitera imbere. We nkawe ubundi turabizi, tuzi indirimbo z'aba bahanzi ko ari bombi kuva na kera, tuzi indirimbo za The Ben kuva na kera no mu nshuti z'ikirere aho yakorana n'abake Kavuyo n'aba Tom Cruise ndetse n'aba Riderman n'abandi benshi. Icyo gihe hari abastar benshi. Tuza kubona Bruce Melodie nawe araje muri industry muziki ya Nyarwanda, aratangira arakora, ariko nanone afite abandi bakuru bamuhagarariye. You have to respect them. Ugomba kububaha nk'abantu bakweretse ishusho y'umuziki nicyo abanyarwanda bakeneye. Muri kano kanya ntabwo wakagombye kwicara kuhita wumva yuko ntacyo bakoze, kuko hari igihe kigeze kugera mu bihe byashize, mu myaka yahashize, baho higeze gusohoka amajwi ya Bruce Melodie bamubaza ngo ati ese wowe ko utameze nk'abandi bagiye mahanga, urugero bavuga nka The Ben ndetse na Medi n'abakavuyo bose bari abo bakamishe muri za USA. Aravuga ati njyewe umuziki nahandi nzawukora mu Rwanda, nahandi ibyo bihugu ntabwo ngiye nyene kujya kubijyamo. Nibyo burya buri muntu wese afite show yiwe, ariko nanone nta mpamvu yo kugira ngo ugende ufata amashusho wumve yuko ikibazo cyabaye The Ben. How guys, how umuziki nyarwanda turi kujyana he, turi kuwerekeza he? Twege icyo tugomba kumenya kabisa no guteza umuziki imbere nimba ufite tala. Urugero nanone nk'ejo bundi kuri drop ikiganiro na dropinze kuri channel yacu ya Truth Inside, nkubwira ati ngo hari beef yabaye hagati ya Yamano hamwe na Bruce Melodie, aho Bruce Melodie Yamano yasabye Bruce Melodie kumuheza collab akabyanga. Ni ikibazo gikomeye gusa urimo guteza umuziki imbere cyangwa se urimo kuwusubiza inyuma. Erega ushobora kuba ufite imana, ariko hari abandi nanone bashobora kuba bazamo. Ushobora gufata uwo mwana ukamusinyisha muri reels yawe akaba yagira hit iri hejuru ndetse na rap ikazamuka. Naho ngaho bihera na handi niyo mpamvu usanga n'izindi ziba zaragiye zitera imbere. No beef mu muziki nyarwanda. Ikibazo kiri hagati mu muziki nyarwanda sinzi aho kiri. Abanyamakuru benshi barabitereranye, bazamuro bashaka bavuga bo bifuza, kandi ntabwo biba bikwiriye. Beef iri hagati ya Bruce Melodie hamwe na The Ben. Guys, murayivugaho iki mwege mukurikirana ibiganiro byacu kuri The Truth Inside? Mereza comment hasi maze ubundi dukomeze to dropping izindi nkuru ku ruhande. Na handi rero bibera ni kuri The Truth Inside. Keep it on touch kuko uracyari kumwe nanjye Bahati Chris one on one kuri The Truth Inside. Ni bye bye, ciao naho mukanya. Wibuka comment hasi na subscribers maze tuguhereze ibyo ukwiriwe kubona.